mwumve ko ariyo mpamvu mugomba kugwatira ibye uko mwiboneye. cyane ko hari abavuze urumva cyane ko hari abavuze ko na BKM arimo yavuze ko yari mushiki wa Gogo sibyo yavuze ko uburyo yamufataga nka sister we yego nawe akaba musaza we. Ese nk'umuntu yenda yavuze ngo abantu bose bari aha ngaha biyumve ko ari bakuru ba Gogo abandi barumunabe abandi basaza be gutyo. Ese ikintu ndi kugaruka ku kintu uvuze uravuze ngo ku bantu bose bari hariya iyo baramuka bavuze ati buri wese nashyire hano mwibase cyangwa se mu giseke. Iyo bavuga ngo ahubwo wowe nuko utarebye ikintu yego bariya bajyama budget y'ibyo binjije icyambere cyo nka Bruno yego kuvuga ngo batabare Gogo live ya TikTok ibiriho abantu miliyoni urumva yego kandi Gogo yari yanyuze kuri TikTok ya Bruno asaba inkunga yego ubwabyo abamutwerereye kuba yarari mu Rwanda si izindi mu yego urumva igikorwa cy'ubutabazi Bruno yakoze rwose ndakimushimira ariko ikiri mu nda yakayihatse papa mani ntuzabona abantu kwirimba barira hari ababa bari kurira amarira y'ibyishimo n'ibyo bagezeho yego none se Bishop Anastase aya ni amagambo y'ibihomvahomvo yakagombye guhomvora ku bantu urazana Korode mwirimbi gute ugiye kumera nka Korode agize amahirwe yo kwicara imbere ya meya w'akarere ka Bugesera yego akwiriye kumubaza ibibazo byamushirana agatuza ariko numva yisabaza meya ngo Pastor Mutesi uramuzi ibyo ni ibintu babariza muri biro ya meya w'akarere ni ikibazo none se ubu Anastase ajyaga kubwira Korode kuvugira mu ruhame Korode ngo yananiye itangazamakuru Korode yananiye itangazamakuru gute tekinolojiya kurumva ikibazo ngo yavuze ngo ninjye wamutambyemo sadaka wayimutambyemo utarayimutambyemo ntiwari kubisubiramo mani buri ukuri kuraryana ngiye bavuga ngo mfite umwana hariya bikajya kuntesha umutwe ntamufite wowe nubona umuntu aje akurikiranye kurwanya ikintu wajya kuvuguruza ibyo bakuvuzeho reka wari wabona Gitwaza aza gusubiza abantu uwo mwanya ntago awufite wari wabona Twane Rutayisire yaje gusubiza abantu uwo mwanya ntago awufite nubona umuntu ukomeye wari uzi ko akomeye yaje gusubiza umuntu kuri social media ujye umenya ko inkende yashaje inkende yashaje yego ujye umenya ko inkende yashaje ntago umuntu w'umunyacyubahiro ukomeye aza gusubirikanya n'umuntu mu gihe bari kuvuga ibitari byo yego ni ikikwereka ko rero sadaka muri Gogo irimo yego baga mu rugo nabwo banze ko binjira mu nzu banje ko binjira mu nzu uwitwa Joel yego yavuze ngo famiye ya Gogo ngo ntago ishaka ko hari umunyamakuru winjira hehe mu nzu ngo keretse umufotogarafu wateguwe ariko kamera ya BKM yari irimo nyine yari yateguwe kamera ya BKM yari irimo acuruze nyina yanyuma afate ko yanyuma yagombaga gufata ku yanyuma rero hari harimo ibanga rikomeye ariko ikiri inyuma y'ibi bintu byose ni ukuri reka nkubwire bivugwa ko hari video bagiye gushutinga ahantu ngo hari indege haguye indege iyo ndege irasaza iyo ndege iba muri Uganda yego ngo aho hantu baba bagiye kuhakorera video ngo Gogo arahanuka yikubita hasi uzi ukuntu uriya mugabo wakoranye na Gogo karaka video wari umukire anahagurisha ibibanza muri Uganda ubwo rero bishatse kuvuga iki yego nuko Gogo aho duhera kuva yahanuka yego ariko iyo video ntawe wigeze ayigaragaza ntago iragaragara urumva nigaragara nabwo azaba ari ibindi bintu azaba nabo anacyari icyaha uretse no kuba ari icyaha ibyo twese dutekereza bizahita bitwereka ko ari byo rero amakuru yego nuko umuryango ugiye guhaguruka ugaharanira uburenganzira n'agaciro ka Gororiyosi kuvuga ngo ni abantu bateguwe wowe nubona hariya abaturage nabo bari bumiwe urumva yego abaturage bari bumiwe ibintu bitoroshye cyane
bo wenda ikintu navuga bibe n'isomo kandi bikema uzi uko ibiganiro bikorwa yego asaba itangazamakuru imbabazi. none se ko wabonye ko ajya no kwitangazamakuru agatinya kuvuga urumva yasaba imbabazi gute? Tekereza kugira ngo avuge ngo niwe wavuze ngo nta munyamakuru wemerewe gufata atahamagaye nimero runaka. Yego twagize no kuri Kacyiru igihe bari bavuye muri Uganda Nepo ku rugendo atangiye kumubaza uwo mugabo uvuze Bikema oya Vitali niba ari Vitali ni Vitali ni oya ntuza Joel niba ari Joel ahita abwira Bikema tugende. uriya ni murumuna Joel ni mukuru wa Bikema ni mukuru we ubwo rero yanze ko bavukana ubwo rero yanze kuri ko papa na mama ubwo rero yanze ko rero yipatagura aramuzi ko yari kuyoba kuko yahise abwira Nepo urumva rero ko urikumva ko Bikema ni manager wa Gogo Joel akaba manager wa Bikema ubwo yo Bikema yabonaga yahagaho Joel oya Joel ni umuntu w'umupapa wangu ni umuntu w'umupapa w'umugabo nta nubwo ajya akunda ntabwo ajya akunda ibintu by'itangazamakuru kandi ni umunyamakuru w'umuhanga kandi w'umunyamwuga. Joel ni umuntu muzima urumva Bikema hanyuma se ushingiyeho uvuga ko ari manager we urumva nyine nuko yamubujije kuvuga ntay'umugezi ubu se koko nk'abantu batabaye Gogo yego wenda katuvuga ibintu byari birimo hariya ni irimbi ni iriya modoka Corbeil sibyo nahira tagisi yiheze tagisi yatwaye bari abamama bagize baherekeje kandi yarishyuwe hariho na nimero bishyuriraho hakuzi ko ari byo nawe yari iriho nimero yo kwishyuriraho abagenda sinzi ibintu narayibonye ngira ngo ni ukugira ngo babayobore oya ni ukuvuga ngo tubyemere famiye ya Gogo yarasuzuguritse ikaba yarasuzuguwe nande rero Shane Bikema yishujuguje na manager ngo Augusite bakurikiranye inyungu zabo erega nje naranabibonye nurebe indirimbo za Gogo ni indirimbo zihenze yego nkaho kumbi Gogo we yasohoye indirimbo ya mbere abantu bamumeneramo kuko nubona indirimbo za Gogo zirahenze cyane ntago bari abamama bari bicaye kuri gitari na solo banywaga ivumbi yego gusa ikintu cyaje gutungura aba Bikema ni ikihe rero ubwo aho kubanenga nari ndimo mbanenga yego ba Bikema bari bararebeye Gogo mu gihe kiri imbere barimo bamukorera ibintu biremereye yego ntago biyumvishaga ko yapfa 5 bariya hoya bariya abantu bose bari hariya nagerageje wibuka ko kiriya kibuga bari barimo imyumbati barayitemaguye kugira ngo babone aho kujya nagerageje kubara tugeze ku irimbi yego nsanga barengaga 1,500 ubwo bivuze ngo naba hari muri ziranche zo ku irimbi kuko ngewe manuka njya kwa Gogo mu rugo nasanze hari abari kumanuka ku irimbi kandi kwa Gogo mu rugo bakiri gusezera yego rero ni ukuvuga ngo barengaga 500 bivuze ngo hari umuntu utigeze ubasha kuba yagera mu rugo kwa Gogo ariko akaba ari hafi y'irimbi yego akaba yamanuka bakamusanga 500 barengaga 8 gutyo hafi 2 kayo nguko rero hafi 2 rwose hafi 2 hanyuma Gocano ubu uravuze ngo ni miliyoni 3 ebyiri n'igice miliyoni 3 oya ni miliyoni 3 hanyuma rero ibyo kujya kurega yenda ndagira ngo ibyo kujya kurega uretse gatoya kandi ntekereza ko muri izo miliyoni nubwo bazaziho umuryango Bikema nawe bamuhaho cyane nimba bayigurisha miliyoni 3 haragira pourcentage zigomba kuba ziri kwa Bikema kuko nanone Bikema umuntu wari ushinzwe itangazamakuru kuri Gogo hari ibyo iriya cano yamuvunniyemo yego ibyayigiyeho harimo product ziwe
gushaka abantu kugira gute hari ibyo yagize. Rero ntekereza ko bikemu hagomba kubaho nawe shares. Yego. Urumva? Nuvuga ngo nimba ari miliyoni 3 bashaka kuvuga uti bashaka kumuha miliyoni bitewe n'ubundi nk'uko umukiriya we yari kujya mwungukamo n'ubundi. Yego. Nk'umuntu wagize ibyo ashoramo nawe. Kuko nubwo tuvuga ngo ni gogo ariko hari uwamuprotokoraga, hari umuntu wigaga iyo script, hari umuntu wayigaga akayitegura kandi yarashinzwe n'iryo tangazamakuru kandi erega bikemu ntacyo yari atwaye. Yego. Nibyo yari yakoze umuntu wese yarabibonaga, ariko imyiregurire yabo cyangwa se gutanga inkuru n'ibiganiro yego harimo uburyarya. Hanyuma si ikintu cyari kishe mu irido bavuze bagiye yose nuko Pastor Mutesi nawe yigeze aba ari muri timu irimo ba Rocky, irimo ba Junior, irimo ba Nsabi, n'ubundi abo bantu bakagira aho bahurira na babamenya bakora n'icyo ubwo. Urumva bakoranaga iki na Mutesi? Oya se ba Mutesi se reka Mutesi ntago ari izina rito papa. Mutesi ni izina rifite amatuza. Mutesi ni izina rifite amakono. Naho yakinnye filime se Mutesi? Mutesi ni izina rifite umutwe utekereza. Mutesi ni izina. Wabonye ko nejo nawe mu batabaye gogo nawe yarahari. Reka nawe tunamushimire. Namushimiye cyane jewe. Tumushimire kugira ngo agere hariya ntago byari byoroshye. Ku muntu wese waba waratutse muri Kigali. Ntabwo byari byoroshye kabisa. Naba nawe. None twe twatashye n'amaguru. Nanjye nari nabuze imodoka. Nta kintu hariya saa moya wabona gitambata. Wumva ukuntu abajyama banaduhemukiye. Ubundi buriya ko bari banakererewe ko kugatare yanyuze no mu rusengero. Iyo batujyana hamwe mu rugo urumva tukavayo bagahita basezera ubuhamya bw'iminota ingahe ko bagiye bagira gute, bituma sanga njyara abaturage nageragaho ngo pumutwe tugiye no kwitarira ngo bishyingura umuntu wawo ngo nundi nabo bamwiciye. Ngo wiki nk'ukuri kw'Imana ngo tugiye kwitahira, tugiye kwitara ngo bishyingura umuntu wawo n'ubundi nabo bamwiciye, twe batwimiye n'agaciro. Njyewe buretse nkwereke uyu munsi si turi kuwa kabiri ntago bizagera kuwa gatanu ntarahereza abantu ikiganiro cy'abaturage bahariye kuwa gatanu. Nugiye bakakwima amakuru kubera agahinda. Bakeneye n'itangazamakuru ko tuzaribahata, bakeneye n'itangazamakuru. Uzatugana tuzarimo. Buri abanyarwanda urupfu tuzi igisobanuro cy'urupfu. Yego. Hari abantu benshi batinya kuvuga kuko umuntu akiri muri moruge. Nubundi hakiriho n'ibintu byo gushingura. Yego. Akavuga ngo ntaza kwitwa umuntu uri kugira ute gushinyagura. Yego. Urumva? Rero ndagira ngo mbabwire ngo ndaje nze ngeyo. Ndaje nze ngeyo kandi nasoje. Juste reka kutugushimire rero. Wakoze cyane. Irengagiza iz'abandi ari byo navugaga. Yego. Ariko mbere yo kuvuga ibibazo ndashaka mbanze ngire abo nshimira. Yego. Kanshimira aba YouTube. Aba YouTube ndabashimira havuyemo Ikaze TV. Abandi mwese ewana mwagaragaje guhera kuri za Zaburi nshya, Urugendo, Impanuro, Isimbi TV, ewana nyine MI Empire, Irene. Yego. Ewana mwagaragaje yuko koko muri abantu beza kandi mutabara. Yego. Urumva kuko buriya reka nkubwire umuntu ashobora kutaguhereza amafaranga ariko ubwabyo kuba yageze aho hantu, bikaba biruta amafaranga byiza cyane. Ariko nanone reka ngaye abahanzi bo muri gospel, ariko se buriya tukiri aho ngaho ntago ushobora kuba wumva ko abantu yenda waba ushimiye aba YouTuber bakaba baragiye kwishakira amafaranga. Oya reka nkubwire ntekereza ko nka Sabe niyo yicara akabivugaho
ari nubwo yari kugira views zirenze izo yagize zironze izo yagize ku kiganiro ku kiganiro. Ire niyo yicara akareba umuntu atumira bakaganira kuri gogo yari kubona views. yego Prezire yo yicara akasesengura yari kuzibona. yego Ariko buriya nubona abantu bakije amamodoka bagize gute bakagenda bari abo gushimirwa. Shimire na Pastor Mutesi nawe yari ahari. yego Ni umuntu watabaye kuva aho byabereye kugeza basoje. Pastor Mutesi ewana Imana iguha umugisha kuko kandi urumva Pastor Mutesi gutabara. yego Tekereza ko nta naho twigeze tumubonana na gogo. ntaho Urumva ariko atera intambwe aravuga reka ntabare umuvandimwe. Rero ni ibintu byumvikana. Hari abantu cyane itangazamakuru ndarishima bari benshi kuko cyane ryatumye hari ibintu tumenya. yego Iryo mu Bugande ryo ntaryo nshimira kuko n'undi ryari ririmo ridufera. Man, uzi ko ari umuntu wo mu Bugande wavuze ngo iyo bataza hariya ngo biragaragara ko nta n'agafanta bari kubona. ese Iyo bigeze video se bakabona mwarayibonye? ese bigeze Abivuga mwarabibonye? ntabyo twabonye Yarabivuze muri speech yiwe. Wa mupasiteri ahita amwongorera aramubwira ngo yangura dusebeje. oya se kandi Ngura dusebeje. ese izo fanta zo Waba kantu zarabonetse pasiteri yavuze ngo nimuzane igituri ibiseke tubereke ko natwe tujya tugira ute dutura ntabwo wabyumvise. aravuga ati n'amagande yaba n'amadolari muyazane ariko kubera ko yari azi ko abagande bahari. uretse rero mbereke yego nishimiriye abantu mu mbabare twinjire mu kiganiro. yego twinjire mu kiganiro bene data. Kuva navuka Jay Polly yitabye Imana. yego Ntaba bonso nabonye. yego ntabari bahari ku mugore we ku bana be bari bahari. yego Buravani Burabyo yego yitabye Imana. yego Ntaba bonso nabonye. ntabo Urumva yego nyakwigendera Pastor Theogene. yego Ntaba bonso nabonye kuri wa Nyanasiya. yego abo bose bari bafite amafaranga Kandi oya no siba no kugira amafaranga bari popira. yego Urumva buretse ubanze wumve rero nanjye ndakumva bikemu shayo marira yanyu y'ingona bakaba banafungwa ubu. Rero kurega bwo reka umuryango ubanza urege. Kurumva duhurijeho ibirego cyane ntabwo byaba ari byiza. ubwo ikirego cyawe uragisubitse? Ntabwo ndi bugisubike. hano wavuze ko mu gitondo bucya ujyayo? Ntabwo nyisubika kandi umuryango watanze ikirego uyu munsi. urabizi neza Ahaha. ikirego cyamaze kugera muri RIB? Nta gatogo sinkubeshye. ntaye nka rero Nta gatogo. Yego. turi no kwiganira ku musozo rero w'ikiganiro. Oya rwose nta kindi nge narenzaho. Aho kubagaya nahabagaye ndetse n'ubutaha. yego Ntibazibeshye bagira ikindi kintu bongera gusa nk'abakora. yego nkawe Pasteur Justin ni iki urupfu rwa gogo rwaba rwakwigishije? Ni iki wigiye mu rupfu rwa gogo sibyo? Mbese ni iki nyine wigiye muri rwa rupfu rwa gogo? Icyo nigiyemo nuko abasitari bo mu Rwanda bakennye. Barakennye. Tubure n'umusitari byibura n'umuhanzi uririmba indirimbo zitari iz'Imana koko umusura kumushyingura. Bari bahari ahubwo inda nini zabo. Twese se turabahanzi. Warababonye? Ngise ndiki. Hari umuhanzi. Ariko mbere yuko nkubaza wumvisha ukuntu mvuze. Wenda hariya. Wumvisha ukuntu mvuze? Ndavuze ngo tubure n'umusitari uririmba indirimbo zitari zo guhimbaza Imana. Ujya gushyingura gogo? Gogo muri uru rukundo rw'abahanzi muri gospel gogo nibwo yaratangiye kugira izina. Yego. Nkubushobora kubaza abamenya gogo ntamumenye. Ceceka rekeraho. Gutatamuzi se. Ushobora kubaza Papa Sava gogo ntamumenye. Oya rekeraho ngaho hatagira umuntu guseka. Rekeraho rumbabarira. Dore ukuntu nabibonye. Oya rekeraho. Dore ukuntu nabibonye rero mu Rwanda. Yego.
mu Rwanda ibintu byose aba ari icyuka. Ni scam. Ni scam. Ni scam kuko ntiwambwira ngo bamenye yarari. Ariko kuko nta bumwe agirana na BKM ntago nuba ngo kugira ngo ubone ahantu babamenye nuko ahantu haba hari ba Muyoboke urumva yego haba hari nk'abandi ba star runaka nibwo ujya kubona reka nkubwire yego baba bamenya bigeze bajya gutabara Pastor Mutesi igihe kimwe ariko uzi impamvu bajya witwa BKM afite amabotso mbere na mbere yuko rero winjira mu kiganiro ndagira ngo wavuze ngo ejo bundi mbere yuko tujya gushyingura gogo hari ikiganiro twari twakoranye turagisohora uvuga nti mbere yuko nimba kwirimbi sibyo ati nge ndajya gutanga ikirego cyanjye cya gogo hanyuma none aka kanya yenda mbere yuko dutangira ikiganiro utwemereye byibura ko ikirego cyawe cyageze kuri rimwe njyewe nabanje gukora ikintu bita kuruhuka ariko ejo kuwa kabiri yego urumva uyu munsi ni kuwa kabiri uyu munsi ni kuwa kabiri ejo kuwa gatatu ntabwo nyibuka iminsi kubera akazi kameze nabi akazi karakomeye ariko mwana ntacyo ndi bushimire nyuma rero ngiye kuwa gatatu ibyo ngiye gutangira ibintu ngiye gutangira ikirego kambanze mbivugemo hano icyambere wowe BKM ni gute utinyuka ukazana amabonso ufite miliyoni zingahe ko no kugira ngo umubiri wa gogo uve Kacyiru habaye abantu dore ko bari batanze n'isaha ya 2:00 ko aribwo bari buze gufata umurambo yego bigera saa 7 bataraza kabiri BKM aramanutse nayo maboso yabanje kuza ari wenyine buretse gato ibonsi sigara inyuma yego mu modoka itonde wumva iki kintu yicekaga iki yikangaga iki kabiri waba warabonye iriya modoka izana umubiri wa gogo ihageze yego ese ubwo wari uzi ko bari banze kujya kumusezerera mu rugo yego ntabwo wibuka ko bari bakuyemo ibyangombwa bagiye gukuramo na serikeye yego bikaba ngombwa ko bahita bavuga ko baba bakoze sakirirego ikindi kinyoma ngo kwa gogo harafunze insengero no mu mujyi wa Kigali se zirafunze ntabwo zifunze none se ubu ngubu muri biriya bice byo kwa bagogo bibaye ngombwa ko yega bari no gusaba n'umurenge bakamusezera bibaye ngombwa ko umukristo wabakora ubukwe byagenda gute n'ubundi ko ntaho gogo bari mu mujyane bamwikoreye ku mutwe ntaho kuki ikabuga se ntayo yari harikora irahari iyo bamushira iyo bahahita se bakamuhesha umugisha barangiza bakerekeza kwirimbi bakerekeza mu rugo kwa gogo bahita bajya kwirimbi bagiye kumusezerera mu rugo noneho ase buretse gatuwe kuri kuvuga ngo yitwaje bonsa hari abantu wari kuza kubakira buretse gato ubundi sabwa azabakira uzi ibintu byari biri mu matamatama azasubirayo umva nkubwira ikintu bakoze bene data nibwo bwa mbere nabonye abantu bashyingura ntibajye gukaraba biteye agahinda umuntu nka gogo kumuherekeza ntibagire abajya gukaraba urumva icyo kintu ndacyumva icyo kintu uracyumvishe ndacyumvishe rwose nta gukaraba kwigeze kubaho natwaye nimero z'abafamiliye ba gogo nyine bagenda bavukana kuri ba nyina kuri ba papa wabo gutyo ndagira ngo mbanze mpamagara umugabo umwe ubwo mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se nkorana na muhamagara kuri telefone arabanza bibwire sibyo kugira ngo abantu badukurikiye bataza kumva ko turi no gukora ibintu tutigeze dushakiraho amakuru yego reka muhamagare mwongeye kwirirwa muze
mumeze mute se? turaho n'akababaro. Hanyuma rero ubu tuvugana ndi mu kiganiro. Ubu ngubu abantu bari kukumva rwose, turi kuvugana mu kiganiro, ubwo ejo twari turi kumwe aho ngaho ku irimbi. Twari turi kumwe nyine nari mpari. Hanyuma mbere yuko yenda dutangira ikiganiro ndagira ngo wibwire abantu badukurikiye kugira ngo babashe kuba bakumva amavu n'amavuko ufitanye na Gogo. Yitwa Rwabashi Abdul Karim. Gogo uranya kwigenda ari nyirarume. Wari nyirarume? Nari ndimwe na mushiki we. Yapfuye 97. Iyi nyina wa Gogo. Tukaba twari duhuje data ariko mama atarumwe. Okay, hanyuma rero igitumye ngo uhamagaye ngira ngo nimugoroba igihe twavaga hari akwirimbi aho bashyinguraga, ngira ngo yenda twatashye tuganira uza no kunyibwira, numva ko yenda nshobora kuba wagira amakuru yenda ushobora kuba watanga ku bantu yenda bari bakurikiye ibiganiro turi gukora, sibyo? Hanyuma natashye umbwira ngo mwari muzi ko muri buze kujya gukarabira ku murenge. Ku murenge biza kurangira mugezeyo musanga nta bantu bahari. Byagenze gute ubundi muri make tubwire? Natwe dutabara umuryango wari watumenyesheje ko nyine bari bahagarariye ishyingurwa rya Gogo, nyine bari batuze ko turakarabira ku murenge tugiye gushyingura nyine. Uri kubyumva neza? Yego. Reba urumva icyatumye badakaraba, umva ikinyoma bakubise ariko aba bagabo ngo ibintu byose bamaraga wenda Gogo kuririmba byose bagahita bamuhereza. Ubwo se urumva ibyo ari byo? Bivuze ngo no kujya gukaraba byari imipango yose yapanzwe bakayica babizi. Yego, nuvuga ngo hari imyanya baryaga bari abantu bari kipe kandi bo ubwabo hagati muri bo ubundi hazavumbukamo ibintu bikomeye. Kuko witwa manager ntago yumvikana na BKM. Manager acinyuma akagira abantu ahamagara akabaha iki amakuru y'agahinda ke. Yego. Noneho kuko BKM ni umustar kurusha manager. Ni n'umuntu uzwi cyane. Yego. Ngaho umva hananiwe ubwo ngo nyine ngo ibyakoreshejwe byose ngo ni byinjiye kuri Gogo. Kuri Gogo. Ntago byumvishije se? Yego. Nuva bya biterane byabiki kuri Gogo nyine ubwo Serike n'ibiki ubwo nta bantu babatabaye. Serike yaguriwe muri Uganda. Nyine Serike n'uriya mujyama wayigize. Ese undi mu manager utabasha kugura isanduku koko. Ngaho nyumva. Bruno niwe waguze Serike. Rero ibi bintu nabibabwira abantu bo ntibabashije kugira ute kunyumva. Ibintu byabereye hariya nagahoma munwa. Famille nta gaciro yari ifite, ahubwo baranayisuzuguye cyane n'abaturage barabibona. Icyahabaye niki? Mu baturage nka 50 nabashije kugenda nganiriza barenzaho gato. Gusa bari bishimiye ko Imana yabwiye Gogo ngo kibaye. Imana yari yarabwiye Gogo ko ngo izamukorera ubukwe bwiza cyane. Nyine bari bicaye bategereje ngo umugabo uzamutwara. Naho kumbi buri imvugo y'Imana iratangaje. Buriya bari mu marenga. Buriya nibwo bukwe Imana yabwiraga iki Gogo. Urumva amamodoka yaraje, indabo n'ibintu byinshi cyane. Noneho banza wumve. Yego ndakumva. Umupasiteri wavuzwe ko wamutambye yarahari. Uwo mupasiteri yavuze ko Claude yaravuze ngo uwo mupasiteri Bishop Anastase ngo ni ikigarasho. Yarahari. Kandi yambutse mu Rwanda arazi. Yarahari. Aranavuga ngo Claude ubeshya bivugira man. Iriya ni speech koko yo kwirimba. Iriya ni speech yo mu kiriyo man. Yakiraga nyine. Kuki abagabo b'iki gihe batakiyubaha bari ukubera iki? Nje nibaza impamvu abagabo nka Bishop Anastase urwego rwawe ni urwo guhagarara ahantu bagize ibyago. Kankumvisha abantu. Ni urwo guhagarara ahantu bagize ibyago warangiza ugatangamo iyi speech imeze gutya.
nimutihana birabareba. If you don't repent, it's up to you. Tubabajwe n'abantu bari gukurikiza gogo magambo. We are unhappy with people who are following Gogo with the bad words. Gogo has rested. Ari nabavuze ko ngo ari cyo ngutanze ibitambo. There are people who said that I sacrificed. Claude wananiranye mu banyamakuru. There's one reporter called Claude. Nakaciro yarwanye. Rekera aho ngaho turabyumva. Yaranditse aratinyuka ngo ninjye watanze sadaka. Ayambwonwe ba Claude wananiranye Nakaciro yararwanye. Nakaciro Claude wagize ute? Warwanye. Claude. Claude Kacyiru ntabwo yigeze arwana ahubwo we yashishakiraga amakuru. Kandi yarwa kucyuhakana ibintu umuntu wari uharaba yitangarije. Yarahari se. Claude ngo yarananiranye hehe mu banyamakuru. Nakaciro ngo yarwanye. Abantu mukoresha ibyuma ngo nimutihana kabaye. Iyo ni speech yo kukiriyo. Ikibazo. Claude ntabwo yigeze arwana Kacyiru. Rero nakubwira ibi bintu. Byari bifite urundi rwego niyo mpamvu ba boss aba bagabo ntago bari biteguye ko bari buve mu baturage amahoro. Yes, reka tubasuhuze tubaha ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ndabasuhuje kandi mbahaye n'ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho aho muherereye mu mpande z'isi zose zigiye zitandukanye. Reka tubaha ikaze muri iki kiganiro tugiye gukorana n'umushumba. Buriya ni umushumba cyane. Umeze ute rero? Meze neza. Ndashima Imana. Ewana umunaniro ni mwinshi bitotsi wapi byanze kurangira. Niyo mpamvu mbona amaso ameze nk'agifatanye. Oya yo niko ahora. Niko ahora. Niko ahora. Umeze ute rero? Ejo twari turi kumwe. Ubu nari nzi yuko ntari buze kuza kukubona. Sha urumva mu ijoro ry'ejo bundi twari turi kumwe. Uribuka amasaha ry'ejo bundi ejo bundi hashize saa 8 nibwo nageza. Ubwo mwebwe sinzi igihe mwagezeyo. Sangahe ntago nigeze mbumbya amaso. Bucya tujya gushyingura Gororiyoza. Ahubwo byari bigoranye. Byari bigoranye. Reka nkubwire. Yego. Mwebwe abantu mudukurikiye nimutera agatebe mbahereza amakuru ndatabaha. Yego. Twari twibereye kuri tele mbahereza amakuru noneho mbabwire ibintu mutigeze mubona. Ejo ibintu ntabonye kuva navuka narabibonye. Bivuze ngo wabibonye ejo. Kuva navuka hari iby'amaso yanjye ejo yabonye ari ubwa mbere. Nibyo nje kubabwira. Noneho mpite mbereka ukuntu abantu bakorera mu nyungu zabo bakirengagiza iz'abandi ari byo navugaga. Yego. Ariko mbere yo kuvuga ibibazo ndashaka mbanze ngire abo nshimira. Yego. Kanshimira aba YouTube. Aba YouTube ndabashimira havuyemo Ikaze TV. Abandi mwese ewana mwagaragaje guhera kuri za Zaburi nshya, Urugendo, Impanuro, Isimbi TV, ewana nyine MI Empire, Irene. Yego. Ewana mwagaragaje yuko koko muri abantu beza kandi mutabara. Yego. Urumva kuko buriya reka nkubwire. Umuntu ashobora kutaguhereza amafaranga ariko ubwabyo kuba yageze aho hantu. Bikaba biruta amafaranga. Byiza cyane. Ariko nanone reka ngaye abahanzi bo muri gospel. Ariko se buriya tukiri aho ngaho ntago ushobora kuba wumva ko abantu yenda waba ushimiye aba YouTuber bakaba baragiye kwishakira amafaranga. Oya reka nkubwire. Ntekereza ko nka Sabe niyo yicara akabivugaho. Ari nubwo ari kugira views zirenze izo yagize ku kiganiro. Ire niyo yicara akareba umuntu atumira bakaganira kuri Gogo. Yari kubona views. Yego. Prezire yo yicara akasesengura yari kuzibona. Yego. Ariko buriya nubona abantu bakije amamodoka bagize gute bakagenda barabo gushimirwa. Shimire na Pastor Mutesi nawe yari ahari. Yego. N'umuntu watabaye kuva aho byabereye kugeza basoje.
Pastor Mutesi ewana Imana iguha umugisha kuko kandi urumva Pastor Mutesi gutabara yego tekereza ko nta naho twigeze tumubonana na Gogo ntaho urumva ariko atera intambwe aravuga reka ntabare umuvandimwe rero ni ibintu byumvikana hari abantu cyane itangazamakuru ndarishima kuko ryatumye hari ibintu tumenya yego iryo mu Bugande ryo ntaryo nshimira kuko n'undi ryari ririmo ridufera uzi ko ari umuntu wo mu Bugande wavuze ngo iyo bataza hariya ngo biragaragara ko nta n'agafanta bari kubona iyo video se mwarayibonye abivuga mwarabibonye ntabyo twabonye yarabivuze muri speech yiwe wa mupasiteri ahita amwongorera aramubwira ngo yangura dusebeje oya se kandi ngura dusebeje ese zo fanta zo zarabonetse wabona pasiteri yavuze ngo nimuzane igituri ibiseke tubereke ko natwe tujya tugira ute dutura ntabwo wabyumvise aravuga ati n'amagande yaba n'amadolari muyazane ariko kubera ko yari azi ko abagande bahari uretse rero mbereke yego nishimiriye abantu mu mbabare twinjire mu kiganiro yego twinjire mu kiganiro bene data kuva navuka Jay Polly yitabye Imana yego naba bonso nabonye yego nabari bahari ku mugore we ku bana be bari bahari yego Buravani Burabyo yego yitabye Imana yego naba bonso nabonye ntabo urumva yego nyakwigendera Pastor Theogene yego naba bonso nabonye kuri wa Nyanasiya yego abo bose bari bafite amafaranga kandi oya no siba no kugira amafaranga bari popira yego urumva buretse ubanze wumvere nanjye ndakumva bikemu shayo marira yanyu y'ingona buretse wumve waba ubizi ko uyu muryango wa Gogo utigeze wumvikana n'aba manager ari ibintu byari byabayeho ngo umurenzaho wera ibijumba cyane rwose ni ukuvuga ngo ikintu cyabaye mwe mutari muhari njyewe ku isaha y'isaa sita n'iminota 12 n'amasegonda 30 n'amadakika 50 yego nari impari wari uhari mibereye mbona ninjya mu bintu byo kugumya nkamera sindi bufata amakuru neza mpita nzinga kamera n'ibikoresho mba mbyegetse hariya wigira nk'umuntu waje gutabara bisanzwe naje gutabara bisanzwe yego itangazamakuru ryahageze mbere ritangira gukoresha bamwe bo muri famiye aho pasiteri aho ari ku kiro yavuze ngo kuki mwakoze ikosa ryo kubaza amakuru abaturage kuki mutaje mu mbaje amakuru ya Gogo rero pasiteri nawe amakuru ya Gogo ntayuzi ayuzi nayo mu rusengero ko yiririmbiraga ko yarakejejwe ko yarabanye neza na korari yego nta bindi wari uzi nta bindi yarazi amakuru nabashije kuhakura ya nyayo nuko Gogo ufite abamanager yajyaga ava ku managingwa yarangiza akaza n'ubundi akikora agatara akajya kuzunguza voka Gogo iki Gogo bavaga ku managinga ubwo bivuze ngo yavaga kumubyaza umusaruro akimanukira n'ubundi akifatira utuneke utuvoka agashakisha kugira ngo yibonere ka gasabune kuko n'ubundi ibintu byo kumanagingwa nyine yabikoraga nk'abantu bari bumukorera indirimbo n'ibindi ariko icyitwa manager wapi ukibaza umuntu wari ufite abamanager bo muri Uganda bari muri iyo groupe yego umuntu wari umanaginzwe bikomeye muri buriya buryo ni gute batamenyaga ko by'agahinda karanyishe Gogo ubuzima bayemo bwite icyaje kuba ni ikirero yego ubwo turagiye ubu ngubu twinjiye mu kiganiro yego naje gutungurwa no kubona uwitwa Bikemu afite amabonso mbere na mbere yuko rero winjira mu kiganiro ndagira ngo wavuze ngo ejo bundi mbere yuko tujya gushyingura Gogo hari ikiganiro twari twakoranye turagisohora uvuga nti mbere yuko nimba kwirimbi sibyo ati ngenda njya gutanga ikirego cyanjye cya Gogo hanyuma none aka kanya yenda mbere yuko dutangira ikiganiro
dutangire ikiganiro utwemereye byibura ko ikirego cyawe hoya cyageze kuri RIB. njyewe nabanje gukora ikintu bita kuruhuka ariko ejo kuwa kabiri yego urumva uyu munsi ni kuwa kabiri uyu munsi ni kuwa kabiri ejo kuwa gatatu ntabwo nyibuka iminsi kubera akazi kameze nabi akazi karakomeye ariko mwana ntacyo ndi bushimire nyuma rero ngiye kuwa gatatu ibyo ngiye gutangira ibintu ngiye gutangira ikirego kambanze mbivugemo hano icya mbere wowe bikemu ni gute utinyuka ukazana amabonso ufite miliyoni zingahe ko no kugira ngo umubiri wawe uve Kacyiru habayeho abantu dore ko bari batanze n'isaha ya 2:00 ko aribwo bari buze gufata batanze umurambo isaha ya 2:00 yego bigera 7:00 bataraza kabiri bikema aramanutse n'ayo maboso ye yabanje kuza ari wenyine buretse gato ibonsi isigara inyuma yego mu modoka itonde wumva iki kintu yikekaga iki yikangaga iki kabiri waba warabonye iriya modoka izana umubiri wa gogo ihageze yego ese ubwo wari uzi ko bari banze kujya kumusezerera mu rugo yego ntabwo wibuka ko bari bakuyemo ibyangombwa bagiye gukuramo na serikeye yego bikaba ngombwa ko bahita bavuga ko baba bakoze sakirirego ikindi kinyoma ngo kwa gogo harafunze insengero no mu mujyi wa Kigali se zirafunze ntabwo zifunze none se ubu ngubu muri biriya bice byo kwa bagogo bibaye ngombwa ko erega bari no gusaba n'umurenge bakamusezera bibaye ngombwa ko umukristo wabakora ubukwe byagenda gute n'ubundi ko ntaho gogo bari mu mujyane bamwikoreye ku mutwe ntaho kuki ikabuga se ntayo yari harikora irahari iyo bamushira iyo bahahita se bakamuhesha umugisha barangiza bakerekeza ku irimbi bakerekeza mu rugo kwa gogo bahita bajya ku irimbi bagiye kumusezerera mu rugo noneho ase buretse gatuwe kuri kuvuga ngo yitwaje bonsa hari abantu wari kuza kubakira buretse gato ubundi se bwazabakira uzi ibintu byari biri mu matamatama azasubirayo umva nkubwira ikintu bakoze bene data nibwo bwa mbere nabonye abantu bashyingura ntibajye gukaraba biteye agahinda umuntu nka gogo kumuherekeza ntibagire abajya gukaraba urumva icyo kintu ndacyumva icyo kintu uracyumvishe ndacyumvishe rwose nta gukaraba kwigeze kubaho nk'aho kumva abatipe barabitindije kuko gahunda yari ihari kwari ugukarabira ku murenge n'intebe zari zatewe ahubwo barimwe bari bazi yuko bari buze kuza gukarabira mu rugo rero mu rugo barabihindura baje kubihindura ndetse n'abahanga bagenda batinzatinza ibintu urumva kugira ngo bataza kumara gushyingura kare abantu bose bakababaza ngo turakarabira he mu muco nyarwanda nta hantu nigeze mbona badakaraba bavuye mu muco nyarwanda nibwo bwa mbere mbibonye gororiyoza turamushyinguye abatabaye imana ibaha umugisha ariko abitwa ba manaja yego murakurikiranwa murakurikirana manager Auguste na Bikemu kubera kudakaraba se gusa cano y'abandi hanyuma rero burange nkunda kwikorera utuntu twanjye turi seriye kugira ngo abantu badukurikiye niba bajya bumva n'ibintu batazajya bumva ngo ni ukugira ngo dusebye abantu sibyo ngo dusebye abantu tubaharabike ntabwo ejo nari kuva hariya hantu natwaye nimero z'abafamiliye nanjye naragiye nutwara ntabwo twari kuva hariya natwaye nimero z'abafamiliye ba gogo nyine bagenda bavukana kuri ba nyina kuri ba papa wabo gutyo ndagira ngo mbanze mpamagara umugabo umwe ubwo mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se nkorana na muhamagara kuri telefone arabanza bibwire sibyo kugira ngo abantu badukurikiye bataza kumva ko turi no gukora ibintu tutigeze dushakiraho amakuru yego
reka muhamagare. Yego Rukundo we. Mwongeye kwiriba muze. Yego. Mumeze mute se? Turaho bakababara. Hanyuma rero ubu tuvugana ndi mu kiganiro. Ubu ngubu abantu bari kukumva rwose, turi kuvugana mu kiganiro, ubwo ejo twari turi kumwe aho ngaho kwirimbi. Twari turi kumwe nyine na Rivare. Hanyuma mbere yuko yenda dutangira ikiganiro ndagira ngo wibwire abantu badukurikiye kugira ngo babashe kuba bakumva amavu n'amavuko ufitanye na Gogo. Yitwa Rwabashi Abdul Karim. Gogo uranya kwigendera ari nyirarume. Wari nyirarume? Nari ndimwe na mushiki we. Yapfuye 97. Iyi nyina wa Gogo. Tukaba twari duhuje data ariko mama wacu atarumwe. Okay, hanyuma rero igitumye ngo uhamagaye ngira ngo nimugoroba igihe twavaga hari akwirimbi aho bashyinguraga, ngira ngo yenda twatashye tuganira uza no kunyibwira, numva ko yenda nshobora kuba wagira amakuru yenda ushobora kuba watanga ku bantu yenda bari bakurikiye ibiganiro turi gukora, sibyo? Hanyuma natashye umbwira ngo mwari muzi ko muri buze kujya gukarabira ku murenge. Ku murenge biza kurangira mugezeyo musanga nta bantu bahari. Byagenze gute ubundi muri make tubwire? Natwe dutabara umuryango wari watumenyesheje ko nyine bari bahagarariye ishyingurwa rya Gogo, nyine bari batuze ko turakarabira ku murenge gushyingura nyine. Nuko natwe dutashye nyine nk'uko nawe haciye ukabibona dusanga ahita ngo twakarabire dusanga harafunze. Yewe mpamya ko hari biba byatewe nijoro, byatewe n'iki mba hariho organizasiyo yabyo itakozwe neza, kimwe muri ibyo. None se hagati ya famiye ntago mwari mwigeze muvugana? Kuko nubwo byaba saa sita z'ijoro abantu barakaraba, ntago amatara aracanwa abantu bagakaraba, kuko kuva kwirimbi mu muco nyarwanda udakarabye ntago ari ibintu by'i Rwanda. Anje bari bwo bwa mbere nabibonye. Niyo ari mu cyaro natwe tutenga nanga mu byaro. Bana barakumya yasangisha muri yabuje bakahita bafataho bakagera ngo amafaranga abamugusha bakamugusha naho mwigurwa bakakaraba. Nayo maze barira ntuza ebyiri za bari organizasiyo y'Uganda yo mu Rwanda batabihurijemo neza ko nabona bari bafite ubushobozi babihurizamo. None se mbere yuko mujya gushyingura, ntabwo mwari mwakoze akantu k'akanama kugira ngo muze kumenya ukuntu ibintu biragenda, mumenye ngo gukaraba biraba bishinzwe uyu nguyu, ibindi biraba bishinzwe, nyine buri wese akamenya nyine ibyo ari buze kubaza. Ubona ko ishyingurwa bari abase wabo nibo bari kuri iyo kungo rero n'ukuntu ari gushyingurwa. Bari abagabo babiri bari abonye abase wabo bari bashobora umugabo abonye muremure w'inzobe n'uramuka, nibo bari bazi gahunda zose z'uko biri buze kugenda. Ntago se mwigeze mugera ku murenge ngo mubavugishe ati se ko dusanga ku murenge nta bantu bahari bimeze gute? Amakuru njye nafashe nayo ngayo ntago mbere kwa mazi kigiye ukora kwa abanyiro cyahise rigwa. Njye navuze ko bahindura umugambi se buriya. Icyo nabona navuga. Ese nukubera iki biriya bintu? Hanyuma yenda ku ruhande rwa mu gitondo igihe bari bemeje yuko abantu bari buze kujya gufata umurambo ku bitaro saa 2 za mu gitondo, amasaha yarahindutse
baza ku bitaro saa sita zuzuye zirengaho n'iminota mikeya. Hari ibindi bikorwa byari byabaye kugira ngo isaha yo gushyingura nako yo kuza gufata umurambo ku bitaro ihinduke? abo twari turi kuvugana kuri telefone batubwiye ko icyo bageze bakasanga motiyaje. Ambutiyaje ngo niba biteye nyine. Ambutiyaje niba biteye, ambutiyaje iva saa 2 kugera saa 6 ibaho. Bamwe bagiye bavuga ngo ni ubwumvikane bukeya kuri baraba manager be ndetse manager be ndetse na famiye ya Gogo ngo bari banze kumvikana kugira ngo baze gutwara umubiri wa Gogo. Ibyo bintu ayo makuru hari abifiteho wowe? Uko byumvishe nanjye nabyumvisheho ko ibyo none n'umwisho bijyanye ngo ibijyanye n'umutungo nyine Gogo yaba yari afite. Kandi yaba ngo garagaza ko ngo ibintu bijyanye n'amafaranga ngo wari mu 150. Noneho uyu yari guhagarara inyungu ze ura bino uvuze yari guhagarara inyungu ze manager we akavuga ati twakoranaga ariko cyaburega agakibona. Ubwo rero nyine bijyanye n'igira abakara yaguye nyine nibo bamuzanye mugeze mu Rwanda. Bafasha no kumushyingura. Ubwo rero bivuze ngo yenda ku mitungo yaba yarasigaranye mwebwe nta ruhare mu bifiteho nk'abantu. Nta nakavungukira. Mushiki wanjye ntawe uhari. Yarapfuye urumva? Yego. Yapfuye 9 yari apaze kubyara yarabanje apfa umwana we akurikiranaga na Gogo. Nayo bamukurikijeho abasigara Gogo nabo beze kuriya. Hanyuma se yenda wajyaga kwa sekuru akaza natwe akadusura kwa nyirarume. Hanyuma tugana ku musozo yenda w'ikiganiro hari inkuru yakomeje kuvugwa ngo mbere yuko Gogo yitaba Imana ngo nubundi ngo atarajya muri kiriya gihugu cya Uganda ngo nubundi ngo yavaga ngo kuririmba ngo nubundi akongera agacuruza agataro. Ibyo bintu nibyo ntabwo ari umuntu wicara nta kintu akora. Yatuzaga nyine ibintu bijyanye n'imineke imbuto nyine mukamimine. Hari amakuru abantu banaga twatiri kumwe nyine barayamaye ntabwo bivuze ngo nibyo nubundi yapfuye acuruza imineke na voka nubundi byose nubundi yavaga ntabwo yabaga atari muri iyo misi yo kugenda. Nazaga agashaka utuntu akora abayinji tumwizeye amafaranga. Okay. Hanyuma n'amafaranga nyashyize avuga ariho yakomotse. Okay, reka tugushimire rero. Yego. Wabyumvishe se? Wenda aya makuru baba yakuye hehe? Genda kuwe hari nandi ndi bugende mbahereza. Bivuze ngo yavaga kuririmba. Wavuze gahorosha. Uri kubyumva neza? Yego. Reba urumva icyatumye badakaraba umva ikinyoma bakubisa ariko abagabo ngo ibintu byose bamaraga wenda Gogo kuririmba byose bagahita bamuhereza. Yego. Ubwo se urumva ibyo ari byo? Bivuze ngo no kujya gukaraba byari imipango yose yapanzwe bakayica babizi. Yego. Nuvuga ngo hari imyanya baryaga bari abantu bari kipe kandi bo ubwabo hagati muri bo ubundi hazavumbukamo ibintu bikomeye kuko witwa manager nago yumvikana na BKM. Manager cinyuma kagira abantu ahamagara akabaha iki amakuru y'agahinda ke. Yego. Noneho kuko BKM ni umustar kurusha manager. Ni n'umuntu uzwi cyane. Yego. Ngahumva hananiwe ubwo bakara ngo nyine ngo ibyakoreshejwe byose ngo ni
ngo ni ibyinjiye kuri gogo. Kuri gogo. Ntabwo ubyumvishije se? Yego. Nuva bya biterane bya biki? Kuri gogo nyine ubwo Serike n'ibiki ubwo nta bantu babatabaye. Serike yaguriwe muri Uganda. Nyine Serike n'uriya mujyama wayigize. Ese undi mu manager utabasha kugura isanduku koko. Ngaho nyumva. Bruno niwe waguze Serike. Rero ibi bintu nabibabwira abantu bo ntibabashije kugira ute kunyumva. Ibintu byabereye hariya nagahoma munwa. Famiye nta gaciro yari ifite. Ahubwo baranayisuzuguye cyane n'abaturage barabibona. Icyahabaye niki mu baturage nka 50 nabashije kugenda nganiriza barenzaho gato gusa bari bishimiye ko Imana yabwiye gogo ngo kibaye. Imana yari yarabwiye gogo ko ngo izamukorera ubukwe bwiza cyane. Nyine bari bicaye bategereje ngo umugabo uzamutwara. Naho kumbi buri imvugo y'Imana iratangaje. Buriya bari mu marenga. Buriya nibwo bukwe Imana yabwiraga iki gogo. Urumva amamodoka yaraje indabo n'ibintu byinshi cyane. Noneho banza wumve. Yego ndakumva. Umupasiteri wavuzwe ko wamutambye yarahari. Uwo mupasiteri yavuze ko Claude yaravuze ngo uwo mupasiteri Bishop Anastase ngo ni ikigarasho. Yarahari. Kandi yambutse mu Rwanda arazi. Yarahari. Aranavuga ngo Claude ubeshya bivugira man iriya ni speech koko yo kwirimba. Iriya ni speech yo mu kiriyo man. Yakiraga munini. Kuki abagabo b'iki gihe batakiyubaha bari ukubera iki? Nje nibaza impamvu abagabo nka Bishop Anastase urwego rwawe nurwo guhagarara ahantu bagize ibyago. Kankumvisha abantu. Ni urwo guhagarara ahantu bagize ibyago warangiza ugatangamo iyi speech imeze gutya. If you don't repent, it's up to you. We are unhappy with people who are following Gogo with the bad words. Gogo has rested. There are people who said that I sacrificed her. There's one reporter called Claude who said that I sacrificed Claude wananiranye na Kacyiru yararwanye. Na Kacyiru Claude wagize ute warwanye. Claude Claude Kacyiru ntabwo yigeze arwana ahubwo we yashigishakiraga amakuru. Kandi yarwa kuki uhakana ibintu umuntu wari uharaba yitangarije. Yarahari se. Claude ngo yarananiranye hehe mu banyamakuru. Na Kacyiru ngo yarwanye. Abantu mukoresha ibyuma ngo nimutihana kabaye. Iyo ni speech yo kukiriyo. Ikibazo. Claude ntabwo yigeze arwana Kacyiru. Rero nakubwira ibi bintu. Byari bifite urundi rwego niyo mpamvu baboss aba bagabo ntago bari biteguye ko bari buve mu baturage amahoro. Kandi suretse na IQ y'ibiciriritse ubundi ari amaboss abiri yatunanira. Ntago yatunanira. Uretse IQ iciriritse. Yego. Ari amaboso yari cyokoze Imana yari yaremeye bonsi biryo. Urumva Imana yari yaremeye ababonsi biryo. Yego. Urumva uraza mu baturage wehuzanye bonso ngo zije kukurinda bikemu. Yego. Koko ko witwa bikemu wa Yesu uwo Yesu wari wamushimbuje bonso. Yari yamusimbuje bonso. Pastor Claude niwe wabajije uriya Bruno Kiwo mu Bugande. Uriya waguriye Gogo isandugu. Aramubaza ati bikemu wa Yesu kubona yitwaje ibonso mu gutabara ni nyabaki. Ibonso mbese ryari rikwiye. Bruno Ki aramusubiza ati his personal uburenganzira bw'umuntu. Sibyo? Amuga ngo n'uburenganzira bw'umuntu ntago wamutegeka icyo ashaka nubwo Claude ikigande cyari cyamunana yari kwivugira igiswahili. Ntacyo yarazi Claude igiswahili avuga nacyo ni cyatura turya. Hanyuma rero reka tugaruke kuri Claude. Hari abantu benshi bakomeje ariko uretse mbanze bikemu ubutumwa. Ba bikemu wowe bagukurikirana.
kandi bihisomo n'abandi bantu njye nzasakuza paka n'ejo ndajya kukurega wowe gogo yazize akarengane kanyu gogo yazize uburangare bwanyu gogo yazize inda nini zanyu ndetse nabibonye nimugoroba nta nubwo zari impuhwe zo kumutabara mwebwe kuko iyo kiza kuba impuhwe zo gutabara gogo wowe bikemu ubwawe uba gogo urabizi urage bibajije ngo nimba ari ikibazo cy'amagande yabaye make urumva yego urabona ko hari abantu nka bangahe biyegerejeho mu muryango wa gogo ariko manager araje abibomore natwe turaje tubishyire hanze nimba abamanager bo mu Rwanda bameze kuriya yego leta yakagombye gushyira itegeko ko nta muntu uzajya umanaginga undi uretse nyina wamubyaye mama we cyangwa se wamubyaye kubera yuko nimba umumanager ashobora kukumanaginga akagusaruraho kugira ngo agushyiremo yego noneho ubwo ibyo yagushyizemo inyungu z'iyo misaruro zizaba arizo zimugarukira yego ahubwo noneho wowe utegereje ko jisite umanaginze umutangiye kuri 0 ahubwo agiye kujya guha agiye kujya guhereza hanyuma ejo urongera uravuga ati ikibazo cya cano hanyuma iyi cano wabonye ko bashyizeho n'indirimbo nshyashya ya gogo ejo n'igihe hirya njya mu muryango umwe wo kwa gogo yego mbabaza ikibazo cya cano arambwira uti wa mugabo witubaza ikibazo cya cano ahubwo tubaza ubuzima bwose bwa gogo kuko tugiye kwiyambaza inkiko mu byo kuwa gatanu turashaka umwavoka iyo cano igomba kuza bakanatugaragariza bajya mu Bugande hinjiye angahe bavuyeho hinjiye angahe ese batabaye bangahe uwo muryango wavuze ngo njyewe urabona ndasobanutse niko yambwiye yego izi nimero zose narazifashe ndajya muri MTN bakora historique yo kuva ku itariki zingahe turebe hinjiye angahe yaba ari kuri manager yaba ari kuri telefone ya gogo yaba ari ku ya BKM turebe ngo hakozwe ibingana iki isanduku ni ntuzayiguze Bruno urumva imodoka yazanye umurambo ntibabashuke muryango wo kwa gogo uri kubyumva neza yishyuwe na ambasade y'igihugu cyacu cy'u Rwanda murakarama murakabyara murakagwiza bishyura na moruge uburuhukiro iminsi 3 uri kubyumva neza yego uri kubyumva neza ndakumva aba manager bamanagingaga ibiki ngo ni umurimo w'Imana ngaho nimba ari umurimo w'Imana bikemu naza nsengera kutuye kure yahagera kandi ari umurimo w'Imana uramuha ka esanse uramuha ka esanse twigire ku mushinyaguzi korode kandi abajyama bafite imiti my friend bafite imiti akavuriro kamwe kari hano Nyamirambo bikemu umenye ko ibyako kavuriro nabimenye ese ko mba nayataye we ubwo rero mwamubona nsirikirano hose mwebwe mwarambuze mwageze mukabura kamera yanjye yego imvura yaguye ngewe ugeze uyibona narindano ahubwo nge nari nzi ko watashye reka nandimo mpiga makuru nari nzi ko watashye reka kuru narindimo ndyicarana ubu ndi bubomoke nimara gushira umunaniro aka ni ka sample ndimo mbaha iyi ni sample ndimo mbahereza nyagasane urumva ntarazana bariya bajyama gogo baramunyunyuje kugeza agiye mu gitaka no kuyirimbi baramunyunyuza urumva akose ari wowe abari abantu bose bari hari abaje gutabara gogo ni brand nini baramutse bagiye gukaraba wabona ibikarabisho nkubwira ikintu uhagaze hariya yego ukababwira ngo mu muco wa Kinyarwanda murabizi ko habaho gukaraba dore ngiyi base buri muntu wese nadutabare tujye gukaraba yego papa ubuse ninde utakwiyakira hariya umve ko ariyo mpamvu mugomba kugwatira ibye uko mwiboneye cyane ko hari abavuze urumva cyane ko hari abavuze ko na BKM arimo yavuze ko yari mushiki wa gogo sibyo yavuze ko uburyo yamufataga nka sister we yego nawe akaba musaza we
ese nk'umuntu yenda yaravuze ngo abantu bose bari aha ngaha biyumve ko ari bakuru ba gogo abandi barumuna be abandi basaza be gutyo ese ikintu ndi kugaruka ku kintu uvuze uravuze ngo ku bantu bose bari hariya iyo baramuka bavuze ati buri wese nashyire hano mu ibase cyangwa se mu giseke iyo bavuga ngo ahubwo wowe ni uko utarebye ikintu yego bariya bajyama bajeti y'ibyo binjije icyambere cyo nka Bruno yego kuvuga ngo batabare gogo live ya TikTok ibiriho abantu miliyoni urumva yego kandi gogo yari yanyuze kuri TikTok ya Bruno asaba inkunga yego ubwabyo abamutwerereye kuba yarari mu Rwanda si izindi mu yego urumva igikorwa cy'ubutabazi Bruno yakoze rwose ndakimushimira ariko ikiri mu nda yakayihatse papa mani ntuzabona abantu kwirimba barira hari ababa bari kurira amarira y'ibyishimo n'ibyo bagezeho yego none se Bishop Anastase aya ni amagambo y'ibihomvahomvo yakagombye guhomvora ku bantu urazana Korode mwirimbi gute ugiye kumera nka Korode agize amahirwe yo kwicara imbere ya meya w'akarere ka Bugesera yego akwiriye kumubaza ibibazo byamushirana agatuza ariko numva yisabaza meya ngo Pastor Mutesi uramuzi ibyo ni ibintu babariza muri biro ya meya w'akarere ni ikibazo none se ubu Anastase ajyaga kubwira Korode kuvugira mu ruhame Korode ngo yananiye itangazamakuru Korode yananiye itangazamakuru gute tekinolojiya kurumva ikibazo ngo yavuze ngo ninjye wamutambyemo sadaka wayimutambyemo utarayimutambyemo ntiwari kubisubiramo mani buri ukuri kuraryana njye bavuga ngo mfite umwana hariya bikajya kuntesha umutwe ntamufite wowe nubona umuntu aje akurikiranye kurwanya ikintu wajya kuvuguruza ibyo bakuvuzeho reka wari wabona Gitwaza aza gusubiza abantu uwo mwanya ntago awufite wari wabona Twana Rutayisire yaje gusubiza abantu uwo mwanya ntago awufite nubona umuntu ukomeye wari uzi ko akomeye yaje gusubiza umuntu kuri social media ujye umenya ko inkende yashaje inkende yashaje yego ujye umenya ko inkende yashaje ntago umuntu w'umunyacyubahiro ukomeye aza gusubirikanya n'umuntu mu gihe bari kuvuga ibitari byo yego ni ikikwereka ko rero sadaka muri gogo irimo yego ubwo afite sadaka ubwo niyo bamutambyemo cyamaye Pastor Korode nawe rero yego yavuze amagambo mabi ngo ntiyatwike sanse ye ariko dore impamvu yenda Korode ayo magambo yayavuze sibyo tugaruka no kuri Pastor Korode ku bantu bari kuvuga ko yakubitiwe Kacyiru sibyo ariko bazimunyujemo uretse gato ngo bazimunyabitsemo ngo baramukubise umusaza ngo ntago bamukubise umva ukuntu byagenze n'akavido ndaza kukabahereza abantu bakarebe abantu baze gushira amacenga reba ukuntu Korode byagenze Korode yahageze asanga abanyamakuru babaye ari benshi cyane yego kumva Korode aravuga ati abantu bamaze gukora ibiganiro Korode babonye imodoka y'umukara agira ijo nyine yindi gufata umurambo kuko kuri moruge haba hari abantu bari muri moruge ari benshi yego noneho baje haba harimo imibiri myinshi haba harimo imibiri myinshi urakoze cyane ku musora noneho ahageze abonye ya modoka iraje iparika kuri moruge bagiye gushyiramo umurambo sibyo utari uwa gogo ubwo hari indi modoka ije gufata undi murambo w'abandi noneho Korode arangije akora introduction ashyiramo na ya modoka ije gufata umurambo sibyo utari uwa gogo noneho iyo modoka yarizanye n'abasore baje guterura umurambo babisore kabisa baba babonye Pastor Korode rwose ari gukora video yanashishikaye urabizi iyo yageze ku mwandiko aba ari tayari Pastor Korode abwo barakoze arakora imodoka itsimbuye baramubwira ati urayisiba turayisiba byanga byakunda urayisiba yego urayisiba Korode aragigira Korode agigiye ba basore baba bagiyemo hagati akavido ndaza kukabashyiriraho baba batatse umukameramani we baramubwira ati iyi video yisibe udukure muri video Korode ubwo ngubwo atangira kwiregura avuga ati
mumbabarire ntago nari mbizi ubwo aba yatatse umuntu uzi umukameramani we naho ibintu byo kuza batatse umukameramani we video barayifata barayisiba muri kamera kuko urumva yari yafashe imodoka itari ya Gogo. Ubwo rero niho bahereye bavuga ngo bamusohoye baramukubita. Batangiye na famiye yatangiye kuvuga ati ntago twinjiramo hano zira kamera ziri hano. Nibwo rero bahise bagira ute badusohora kugira ngo ufate ishusho byonyine wahagararaga inyuma y'igipangu gacisha kamera muri giriyaje kugira ngo ubabone nta kindi batwimye amakuru ariko nkatwe nyine turiyeranje turayabona. Urumva bimanya amakuru ubwo umubiri wa Gogo wagezwaga mu rugo nabwo banze ko binjira mu nzu. Banje ko binjira mu nzu. Uwitwa Joel yego yavuze ngo famiye ya Gogo ngo ntago ishaka ko hari umunyamakuru winjira hehe mu nzu ngo keretse umufotogarafu wateguwe. Ariko kamera ya BKM yari irimo. Nyine yari yateguwe. Kamera ya BKM yari irimo. Acuruze nyina yanyu. Afate ku yanyu. Yagombaga gufata ku yanyu. Rero hari harimo ibanga rikomeye. Ariko ikiri inyuma y'ibi bintu byose ni ukuri reka nkubwire. Bivugwa ko hari video bagiye gushutinga ahantu ngo hari indege haguye indege iyo ndege irasaza. Iyo ndege iba muri Uganda. Yego. Ngo aho hantu bagiye kuhakorera video ngo Gogo arahanuka yikubita hasi. Uzi ukuntu uramukire uramugabo wakoranye na Gogo karaka video ari umukire. Anahagurisha ibibanza muri Uganda. Ubwo rero bishatse kuvuga iki? Yego. Nuko Gogo aho duhera kuva yahanuka. Yego. Ariko iyo video ntawe wigeze ayigaragaza. Ntago iragaragara. Urumva nigaragara nabwo azaba ari ibindi bintu. Azaba nabo anacyari icyaha. Uretse no kuba ari icyaha. Ibyo twese dutekereza bizahita bitwereka ko ari byo. Rero amakuru yego nuko umuryango ugiye guhaguruka ugaharanira uburenganzira n'agaciro ka Gororiyoza. Yego. Ndetse ari ibintu nshimira. Yego. Kanshimira abantu bo mu Bugande. Urabashimira iki rero? Kuza bigatuma tumenya amakuru. Ntago twari kuzayabona. Ariko baravuga mu Cyongereza no mu Kigande bakinyuramo. Yego. Bakitapagura ye. Yego. Bakitapagura. Hari n'uri gusobanura n'uri gusemura. Hari musemura. Nawe ukumva hari ibintu adasemuye. Ngo ni muyazane. Ngo mwebwe ntayo mufite. Mbese ari ahantu hari hajagaraye. Ni ibintu nyine wabonaga ko bitari kuri gahunda. Kandi impamvu bapa adversaire bayikanze. Yego. Hagizwe imipira runaka ikoreshwa ya Gogo. Ko yari mikeya. Ariko mu muryango wa Gogo so wambaye ni bangahe? Ko yari mikeya. Babiri. Umuryango wa Gogo ya mipira yambaye n'abantu babiri. Oya. Ahubwo hari abari bateruye isandugu. Ubwo ni bane, sibyo? Bo mu muryango wande. Barabari bateruye isandugu. Nese bara mu muryango wande. Ntago ari abagogo. Ngaho. Namwe rero muhamuri gukamera muri aho ngaho mugenda gusa. Ko nifatiraga bari abantu b'ababyeyi se. Urumva mwe muri aho ngaho mugenda. Nuvuga ngo iriya n'abantu bateguwe na BKM. Harimo na wa muntu wareberaga inyungu ze. Yego. Urumva? Yego. Nuvuga ngo n'abantu bateguwe. Wowe nubona hariya abaturage nabo bari bumiwe. Urumva? Yego. Abaturage bari bumiwe ibintu bitoroshye cyane. Yego. Wenda ikintu navuga bibe n'isomo. Kandi BKM uzi uko ibiganiro bikorwa. Yego. Asaba itangazamakuru imbabazi. None se ko wabonye ko ajya no kwitangazamakuru agatinya kuvuga, urumva yasaba imbabazi gute? Tekereza kugira ngo avuge ngo niwe wavuze ngo nta munyamakuru wemerewe gufata atahamagaye nimero runaka. Yego.
twageze no kuri Kacyiru igihe bari bavuye muri Uganda, nepa wo ku rugendo atangiye kumubaza uwo mugabo uvuze Bikeme oya Vitali niba ari Vitali ni Vitali ni oya ntuza Yoweri niba ari Joel ahita abwira Bikeme tugende. uriya ni murumuna Joel ni mukuru wa Bikeme, ni mukuru we. ubwo rero yanze ko bavukana ubwo rero yanze kuri ko papa na mama. ubwo rero yanze ko rero yipatagura. aramuzi ko yari kuyoba. kuko yahise abwira Nepa uri aramubwira kumva ati, rero ko uri kumva ko twigendere. Bikeme ni manager wa Gogo, Joel akaba manager wa Bikeme. ubwo yo Bikeme yabonaga yahagaho Joel. oya Joel ni umuntu w'umupapa wangu. ni umuntu w'umupapa w'umugabo, nta nubwo ajya akunda, ntabwo ajya akunda ibintu by'itangazamakuru. kandi ni umunyamakuru w'umuhanga, umuhanga kandi w'umunyamwuga. Joel ni umuntu muzima. urumva Bikeme hanyuma se ushingiyeho uvuga ko ari manager we. urumva nyine nuko yamubujije kuvuga. yaramumanaginze nyine. ubwo nako kanya ariko hoya wasanga no mu bundi buzima mu managinga. okay. yego hanyuma rero ibintu byose byabereye hariya, ngira ngo nta kidasanzwe. ikindi kidasanzwe nuko batigeze bajya gukaraba mu muco nyarwanda. nta muntu uzi iyo bari abantu bahuza se, iyo famiye ihuza bari kurarikira iyo buri muntu wese uje bamuha agafanta n'amazi. urumva yego habure n'amazi, habure n'ay'umugezi, ntay'umugezi. ubu se koko nk'abantu batabaye Gogo, yego wenda katuvuga ibintu byari birimo hariya ni irimbi, ni iriya modoka Corbeil, sibyo? na iriya tagisi yiheze, tagisi yatwaye bari abamama bagize baherekeje kandi yarishyuwe, hariho na nimero bishyuriraho. wakoze ko ari byo nawe yari iriho nimero yo kwishyuriraho abagenda. sinzi ibintu njye narayibonye ngira ngo ni ukugira ngo babayobore. oya ni ukuvuga ngo tubyemere famiye ya Gogo yarasuzuguritse, ikaba yarasuzuguwe nande rero. shane Bikeme wayishujuguje na manager ngo Augusite. bakurikiranye inyungu zabo. erega njye naranabibonye. nureba indirimbo za Gogo ni indirimbo zihenze. yego nkaho kumbi Gogo we yasohoye indirimbo ya mbere abantu bamumeneramo, kuko nubona indirimbo za Gogo zirahenze cyane. ntabwo bari abamama bari bicaye kuri gitari na solo banywaga ivumbi. yego gusa ikintu cyaje gutungura aba Bikeme ni ikihe rero? ubwo aho kubanenga nari ndimo mbanenga. yego ba Bikeme bari bararebeye Gogo mu gihe kiri imbere, barimo bamukorera ibintu biremereye. yego ntabwo biyumvishaga ko yapfa. icyo cyo narakibonye. ubwo bari bazi ko biyumvishaga ko ariho bagiye kugera gusarura. ikintu cyabaye ni nka wa muntu ukora ibyaha akavuga ngo nzihana ejo, bikaba byamurangira na Yesu akaza mu kanya. ni ukuvuga ngo rero nabo baratunguwe, batungurwa n'ibyabaye. ariko urumva bamwe ngo umva ukuntu bacanganye, ngo yaguye kuri icyo kidege, abandi ngo yararirimbye ngo umwuka uba muke, abandi ngo twaraye tumusengera. urumva ko bamutindanye no kujya kwa muganga. haraye bamusengera. kandi Bikeme mu kiganiro yaduhaye Kacyiru aribwo bakiva muri Uganda bazanye umubiri wa Gogo, yaravuze ko Gogo afatwa ngo bari bafite igiterane muri Uganda, sibyo? noneho Gogo yafashwe agiye kujya mu giterane, biba ngombwa ko igiterane yari agiye kujyamo agisubika, ahubwo bahita bagira ute bamujyana kwa muganga, cya giterane arakireka. none se agwa Uganda ate? urumva bamujyanye muri Uganda mu bitaro, agwamo nyine mu bitaro gutyo. ariko urumva yari afite igiterane n'ubundi bageze Uganda. urumva igiterane cyararangiye cya mbere, bafite n'icya kabiri, ariko nyine arwara ari Uganda. arwarira Uganda n'ubundi. barakubeshya man. inkuru ya Gogo ni story ndende. buriya ngewe ndenda kujya na Uganda.
abakristo bazayama neza. Abagande mugumye mu nyandikire siko setsa inkuru ya Gogo yazize ikintu gihari bazi. Ndetse batangaje ko yishwe n'igicuri. Yego. Ibyo kwa muganga byo bizuti dusanze afite ibisebe byazanye n'amashyira ku bihaha. Yego. Uri kumva icyo kintu se? Ndacyumva. Ubwo rero nyine aho hantu umuntu mukuru nawe wese yumvemo. Byazanye n'amashyira ku bihaha. Igicuri se gihurira hehe n'igiha? Ibyo bintu biko biremereye. Ko biremereye. Hanyuma rero tugaruke ku bya Cano bimeze bite? Cano bagomba kuyitanga. Wambwiye ko waganije famiye ya Gogo. Famiye yarambwiye uti ntago Cano bayigumana. Ubwa mbere wari wavuze ko warebye ngo usanga ngo ni miliyoni n'igice. Ngo wongeye gushishoja neza wayivuze utayizi usanga ngo ni miliyoni 5. Hanyuma ubu ngubu ntago ari yongera bimeze bite? Kanze ndebe ubundi ihagaze. Iyi Cano 69. Yego. Urumva? Icana iremereye cyane. Urumva? Oya hagati ya miliyoni 3 da. Tubarasinga. Miliyoni 3 kari nkeya. Oya. Umenye ko ari Cano y'icyamamare. Oya miliyoni 3. Anytime indirimbo za Gogo n'ibintu byose yagiye akoraho zizajya zinjiza. Aha ni miliyoni. Ushatse kureba Gogo ajye ku ndirimbo. Yego. Umuntu ashobora kwibaza ngo Gogo yayahande. Aho bamukuye. Aho bamukuye bamutwara. Yego. Aho hari utwo dushyimbo, aho hari utwo tugurube, aho hari utwo duhene. Kuko nubwo baje bagafata Gogo yaba yari umuhirimbira ate, yaba yarasagate ariko bafite aho bamukuye. Nabo bakoraga ibyo babashije. Kandi Gogo nawe yageragezaga kwiteza imbere. Yego. Mu dushinga twa hato na hato. Rero icyo nabwira abantu Gogo agombwa kugarurwa agaciro nubwo tutakimureba ariko tuzahora tumureba. Yego. Rero Cano babikemu bayisubize cyangwa se batanga iki amafaranga. Kandi nyine bicarane n'umuryango. Nk'ubu se wigeze wumva ari urubyiruko nta kiriyo barukurira? Baragikura. Wigeze wumva umunsi wo gukora ikiriyo? Wapi? Byari umuhango urangire. Birangire. Batanakarabye. Bive mu mbese nyine bive mu nzira. Bive mu nzira. Kuko hari abantu benshi cyane. Ugereranyije bari abantu ntibarengaga nka 500. Bariya hoya. Bariya abantu bose bari hariya. Nagerageje. Wibuka ko kiriya kibuga bari barimo imyumbati barayitemaguye kugira ngo babone aho kujya. Nagerageje kubara tugeze ku irimbi. Yego. Sanga barengaga 1500. Ubwo bivuze ngo naba hari muri ziranche zo ku irimbi kuko ngewe manuka njya kwa Gogo mu rugo nasanze hari abari kumanuka ku irimbi kandi kwa Gogo mu rugo bakiri gusezera. Yego. Rero no kuvuga ngo barengaga 5. Bivuze ngo hari umuntu utigeze kuba yagera mu rugo kwa Gogo ariko akaba ari hafi y'irimbi. Yego. Akaba yamanuka bakamusanga. 5 barengaga 8 gutyo. Hafi 2. Kayo nguko rero. Hafi 2 rwose. Hafi 2. Hanyuma Cano ubu uravuze ngo ni miliyoni 3. Ebyiri n'igice miliyoni 3. Oya ni miliyoni 3. Hanyuma rero ibyo kujya kurega. Yenda ndagira ngo ibyo kujya kurega uretse gatoya. Kandi ntekereza ko muri izo miliyoni nubwo bazaziho umuryango. Bikemu nawe bamuhaho. Cyane. Nimba bayigurisha miliyoni 3 haragira pourcentage zigomba kuba ziri kwa Bikemu. Kuko nanone Bikemu nk'umuntu wari ushinzwe itangazamakuru kuri Gogo hari ibyo iriya Cano yamuvunniyemo. Yego. Ibyayigiyeho harimo product ziwe. Gushaka abantu kugira gute hari ibyo yagize. Rero ntekereza ko Bikemu hagomba kubaho nawe shares. Yego. Urumva? Nuvuga ngo nimba ari miliyoni 3
bashaka kuvuga uti bashaka kumuha miliyoni bitewe n'ubundi nk'uko umukiriya we yari kujya amwungukamo n'ubundi yego nk'umuntu wagize ibyo ashoramo nawe kuko nubwo tuvuga ngo ni gogo ariko hari uwamuprotokoraga hari umuntu wigaga iyo script hari umuntu wayigaga akayitegura kandi yarashinzwe n'iryo tangazamakuru kandi erega Bikemu ntacyo yari atwaye yego nibyo yari yakoze umuntu wese yarabibonaga ariko imyiregurire yabo cyangwa se gutanga inkuru n'ibiganiro yego harimo uburyarya hanyuma si ikintu cyari kishe mu irido bavuze ibyo kwisha mu marido ntago bigeze bongera kugikomozaho baravuze ngo hari ijambo ngo ryavuzwe kwa Yago ngo bihangane ahubwo kuriya kuri niko mwari mugiye kutubwira birangira mubonye mwakwirangiza babareye urwara se sha bakaba banafungwa wowe rero kurega bwo reka umuryango ubanza urege kurumva duhurijeho ibirego cyane ntabwo byaba ari byiza ubwo ikirego cyawe uragisubitse ntabwo ndi bugisubike hano wavuze ko mu gitondo bucya ujyayo ntabwo nyisubika kandi umuryango watanze ikirego uyu munsi urabizi neza ahaha ikirego cyamaze kugera muri ribu ni agatogo sinkubeshye ntaye nka rero ni agatogo yego turi no kwiganira ku musozo rero w'ikiganiro oya rwose nta kindi nge narenzaho aho kubagaya nahabagaye ndetse n'ubutaha yego ntibazibeshye bagira ikindi kintu bongera gusa nk'abakora yego nkawe Pasiteri Justin ni iki urupfu rwa Gogo rwaba rwakwigishije ni iki wigiye mu rupfu rwa Gogo sibyo mbese ni iki nyine wigiye muri rwa rupfu rwa Gogo icyo nigiyemo ni uko abasitari bo mu Rwanda bakennye barakennye tubure n'umusitari byibura n'umuhanzi uririmba indirimbo zitari iz'Imana koko umusura kumushyingura bari bahari ahubwo inda nini zabo twese se turi abahanzi warababonye ngese ndiki hariya hari umuhanzi ariko mbere y'uko nkubaza wumvishe ukuntu mvuze wenda hariya wumvishe ukuntu mvuze ndavuze ngo tubure n'umusitari uririmba indirimbo zitari zo guhimbaza Imana ujya gushyingura Gogo Gogo muri urukundo rw'abahanzi yego muri gospel Gogo nibwo yari atangiye kugira izina yego nk'ubushobora kubaza bamenya Gogo ntamumenye ceceka rekeraho gutatamuzi se ushobora kubaza Papa Sava Gogo ntamumenye oya rekeraho ngaho hatagira umuntu guseka rekeraho urumbabarira dore ukuntu nabibonye rero mu Rwanda yego mu Rwanda ibintu byose aba ari icyuka ni scam ni scam kuko ntiwambwira ngo bamenye yarari ariko kuko nta bumwe agirana na Bikemu ntago nuba ngo kugira ngo ubone ahantu babamenye nuko ahantu haba hari ba Muyoboke urumva yego haba hari nk'abandi ba star runaka nibwo ujya kubona reka nkubwire yego baba bamenya bigeze bajya gutabara Pastor Mutesi igihe kimwe ariko uzi impamvu bagiye yose nuko Pastor Mutesi nawe yigeze aba ari muri timu irimo ba Rocky irimo ba Junior irimo ba Nsabi n'ubundi abo bantu bakagira aho bahurira na babamenya bakora n'iki ubwo urumva bakoranaga iki na Mutesi oya se ba Mutesi se reka Mutesi ntago ari izina rito papa Mutesi ni izina rifite amatuza Mutesi ni izina rifite amakono naho yakinnye filime se Mutesi ni izina rifite umutwe utekereza Mutesi ni izina wabonye ko n'ejo nawe mu batabaye Gogo nawe yarahari reka nawe tunamushimire namushimiye cyane njyewe tumushimire kugira ngo agere hariya ntabwo byari byoroshye ku muntu wese waba waratutse muri Kigali ntabwo byari byoroshye kabisa naba nawe noneho twego twatashye n'amaguru nanjye nari nabuze imodoka nta kintu hariya saa moya wabona gitambata wumva ukuntu abajyama banaduhemukiye ubundi buriya ko
bari banakererewe ko gatari yanyuze no mu rusengero iyo batujyana hamwe mu rugo urumva yego tukavayo bagahita basezera ubuhamya bw'iminota ingahe ko bagiye bagera gute bituma asanga njyara abaturage nageragaho ngo twe tugiye no kwitarira ngo bishyingure umuntu wabo ngo n'undi ni nabo bamwiciye ngo wiki ni ukuri kw'Imana ngo tugiye kwitahira tugiye kwitara ngo bishyingure umuntu wabo n'ubundi nabo bamwiciye twe batwimiye n'agaciro njyewe buretse nkwereke uyu munsi si turi kuwa kabiri ntabwo bizagera kuwa gatanu ntarahereza abantu ikiganiro cy'abaturage bahariye kuwa gatanu nugiye bakakwima amakuru kubera agahinda bakeneye n'itangazamakuru ko tuzaribahata bakeneye n'itangazamakuru uzatugana tuzarimo buriya abanyarwanda urupfu tuzi igisobanuro cy'urupfu yego hari abantu benshi batinya kuvuga kuko umuntu akiri muri moruge n'ubundi hakiriho n'ibintu byo gushyingura yego akavuga ngo ntaza kwitwa umuntu uri kugira ute gushinyagura yego urumva rero ndagira ngo mbabwire ngo ndaje nze ngeyo ndaje nze ngeyo kandi nasoje Justin reka tugushimire rero wakoze cyane